Abanyarwandakazi Yesu nashimwe. Hano rero ni ku Muranga family uhawe ikaze urisanga ni mu rugo nukuri kutureba mbe ko wisanzuye. Ariko niba uzi ko ugenzwa n'irari ushaka amafaranga ndetse n'ibindi bintu ku ruhande oya nagikaze ndwaye nk'umuranga. Kindi ko uyu munsi ngiye kutambutsa ubutumwa bw'umukobwa wize hanze yiga university yiga masters umeze neza. Ubwo rero gutuma umuntu abandi bagenzwe n'amafaranga ati ngomba kumutsindira warangiza ukandika ngo kuri email iri hasi ngo ndamushaka niba uzi kugenzwe n'irari iyi video nuyirebe pe ntabwo dushaka kuyireba. Yego mwakoze cyane rero murabizi ko hano twakira none bataza kuri kamera kuza kuri kamera sitegeko pe waba yikunda waba utayikunda waba ufite n'ibindi bintu ku ruhande nta kibazo. Iyo udakunda kamera umereza ubutumwa bwawe cyangwa se turavugana ukundi kuntu warangiza ukameneza ubutumwa bwawe ushaka gutambutsa n'umukobwa wifuza nk'umuranga tina nkaza nkabikuvugira ndahakubereye. Uyu munsi rero ntago bisanzwe none hari umukobwa wamaye ubutumwa. Abasore muri hehe mutero duteba aho ngaho ubundi narangiza amabwire umwari umutegarugori wiyubashye umeze neza umundi nurangiza wumve ko yaba ari umukobwa w'inzozi zawe. Umukobwa rero uyu munsi waduhaye ubutumwa bamwita Pamela. Pamela ni umukobwa umeze neza muremure reka atari muremure cyane uringaniye w'ikibajo niko mukunda kubivuga no uteye neza byatari ateye nk'igisabo. Igisabo murakizi imisi igisabo muramwibuka reka wenda mvuge ko ari nk'imvugo z'iki gihe. Rero Pamela yifuza umukunzi ufite urukundo rw'ukuri ufite gahunda yo kubaka utagenzwe ndetse utagenzwa n'ibindi bintu. Ushobora gutugira amasika ati se Pamela ni byo nyine namumenyaho. Pamela rero uko nakubwiye ni umukobwa w'imyaka 30 university aranje yiga na masters yiga ibintu bijyanye na business administration muri kaminuza yize business administration naho muri masters yiga business administration. Tugiye kuri condition cyangwa se ibintu umusore w'inzozi za Pamela agomba kuba yujuje. Icyambere ugomba kuba uri umukozi ukunda gukora niyo utaba ufite akazi kuko birakunda ko umuntu aba job base bibaho uyu munsi rapasinga ejo kamanuka ariko ikintu ugomba kuba ukunda gukora ku buryo abonye nta n'ubushobozi ufite nyine kuko abantu benshi basigaye biprefera kuri alcohol cyangwa se kunywa inzoga nta kibazo ariko si mwese mutandera amabe ntago ari mwese nyine uramutse unywa inzoga ariko unywa gake utanywa nyinshi nta kibazo kandi nabwo mu gihe ngugiye kuzinywa ukazinywera mu rugo mu gihe mutarabana ukazinywera mu rugo mu gihe mwabanye akazayizi kuzanira nyine ntagakunda umuhungu wo mu kabari. Ikindi tujye ku imyaka agomba byibura Pamela umva afite imyaka 33 arakuze. Uwo musore agomba kuba afite imyaka bwera kuri 35 kugera kuri 45 yego kugera kuri 35 kugera kuri 45 niwe musore Pamela yifuza. Gusa bibaye byiza urumva Pamela yize amashuri menshi kandi yiga neza bibaye byiza waba warize ariko waragarugiye wenda no mu wa gatandatu segonderi nta kibazo ariko yabyiza na kaminuza barayize nyuma masters utaba warayize. Ikindi Pamela adashaka umugabo w'inkunda rubyino no mu rugo urumva urugo ruba rurimo ambiance iki ariko arashaka umungu uri serious no mu buzima busanzwe nyine uri seriye utagira amabrage menshi anga we dutekereza kavuga ati se genza ndu umusirikare mu rukundo nyine mu urwo rukundo iki ariko akunda umugabo uruhande runini kuba ari serious kuruta ku joking. Tugiye rero kuri physical appearance y'umugabo w'inzozi za Pamela. Ugomba kuba uri muremure n'icyo kintu cya mbere yambwiye. Ugomba kuba uri muremure wenda niyo wenda guhera kuri metero 1 na santimetero 70 wenda bibaye byiza kuzamura nyine ariko utari munsi ya metero 1 na santimetero 70. Naho ibya face yo uko wawa usa kose nta kibazo ariko havuyemo inzobe ikabije ino nzobe ipika. Yego havuyemo inzobe ipika naho uko physical appearance wameze kose nta kibazo. Isi wowe wumva uri inzozi iza Pamela urumva umukobwa mwiza w'ikizungereza uteye nk'igisabo wize hanze akiga masters akiga university by'umwihariko muri business administration urumva umukobwa ari w'inzozi zawe. Niba rero uri umuhungu ukumva ko ibyo Pamela asaba ubyujuje twandikira muri comment cyangwa se utwandikira kuri email iraho ngaho hasi ubundi tuguhuze na Pamela ariko utagenzwa n'irari
kuko dufite rarimeta rarimeta iti bipima utagenzwe n'ibindi bintu bindi ku ruhande, utagenzwe n'imitungo afite wumvisha afite cyangwa se ibindi bintu ariko niyo muzi ko ufite urukundo rw'ukuri ushaka gukora, kandi mwibutsa yuko amahitamo meza ari urugo rwiza, cyane ko n'umukobwa abuze umuranga yahize iwabo. Niyo mpamvu nk'umukobwa wize amashuri meza nk'ayo ngayo abashaka urugo rwiza, niyo mpamvu bagannye umuranga. Namwe kandi mutagize amahirwe mushaka urwa mbere turabafasha. Niba mutashaka kujya kuri kamera uraza nkagutangira ubutumwa bwawe, nawe ushaka kuza kuri kamera welcome. Babine no nko nakubwiye ni umukobwa w'imyaka 33 akaba yarize hanze university, aranje yiga na masters, yiga ibintu bijyanye na business administration muri kaminuza yize business administration, naho muri masters yiga business administration. Afite imyaka 30. Pamela rero agisoza masters yesi agaruka mu Rwanda. Aje mu Rwanda yaraje akora igihe gitoya atangira kwiteza imbere, ubu afite aba business agiye atandukanye. Twaramubaje ati se kubera iki waje kumuranga family nuje guhura n'abandi basore mwahuriye hanze, cyane ko yize hanze umva imyaka myinshi university yahuraga n'abasore benshi kandi b'ingeri nyinshi, kuko abantu biga hanze baba bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye. None natwe twaribaje tuvuga ati se Pame gute uje kumuranga family byagenze bite, warize ahantu ngaho tubwiye ibintu nk'ibyo. Rero nawe yaje kudusubiza aratubwira ati narabibabwira reka manzi babwire aka love story kiwe, none karataka guhereza impamvu none nyamukuru yaje kumuranga family. Pamela rero yarababajwe cyane, umutima we warababaye pe, warababaye. Yambwiye love story yiwe numva nibindi bindi, ariko muri iyo love story yiwe nje kubabwiramo imwe. Pamela yarababajwe nta nubwo ashaka n'undi muntu wongera kumubabaza mu buzima bwiwe, niyo mpamvu rero yaganye n'umuranga family by'umwihariko umuranga Tina. Love story rero ya Pamela akiva hano, none abasore bakazajya barabibaza ati umukobwa hariho kwa runaka wagiye iki n'iki azaza ryari ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese abatipe bari bamutegereje pe, by'umwihariko no gushaka mu muryango ukomeye byari ibintu birenze. Abatipe rero batatu, umwe amugiraho gahunda aravuga ati uriya mukobwa ngomba gushaka muri uriya muryango, ati Pamela ngomba kumwegukana pe. Abahungu batatu, umuhungu buri bamukunze cyane atamagara abandi bahungu babiri, aravuga ati uriya mukobwa ngiye naramukunze kandi ngomba kumushaka. Noneho umusore umufiteho gahunda, bafite gahunda kuri Pamela, abwira abasore babiri ati ndabinginze mugende mu mutagetinge murebe ko nyina ari umukobwa wiyubashye umeze neza, mumugushe mu mutego w'ubusambanyi. Noneho hari undi muri abo bahungu, noneho hari urimo noneho we wumvaga ko bitewe n'ubwiza nyine amubona nako bateye neza, kuba yarize hanze bya bindi byirari umuranga twangane n'urugamba bwira, aravuga ati uriya mukobwa ngomba kumutera inda. Noneho uwo muhungu washoye abo basore babiri ngo bagende gusuzuma Pamela cyangwa se bamurebe ko yaba ari umugore w'inzozi, ari umugore wiyubashye wize neza afite n'ubwo bwenge, n'ubwo yaratumye ari babiri ariko umwe afite target yo kumutera inda akamubyarira. Abatipe rero baragiye baramuterese, umwe amutereta ku ruhande rwe n'undi amutereta ku ruhande rwe, ariko kubera ko Pamela ari umukristo usenga ntabwo ari butendeka abahungu babiri, kuko uwo muhungu wari umufiteho target ntabwo aramuzi yego. Noneho abasore babiri ntabwo ari kwemerera, noneho agira ibyago yemerera wa wundi none umufiteho gahunda yo guhita amutera inda akamubyarira. Aho ngaho rero bise muvuga ati subwo Pamela yabyikuyemo cyangwa byagenze biti. Rero yakundanye n'uwo musore, barakundana bakaziya basohoka, umusore akamwohereza impano amukunda pe, bafitanye urukundo rumwe ruririyo. Ariko Pamela akavuga ati wazareka nkakwerekana iwacu kiwacu babambaza umukwe, ati bimeze bite. Umusore nawe ati woya sheri turabona ndacyari muri ibi ngibi, akamuhereza impamvu, ariko agahora amusaba akamusura. Uwo muhungu rero urumva bari abahungu batatu, ariko babiri nibo Pamela azi. Ubwo we yaramukunze, amukunze amutuma abandi basore babiri ngo bamukontorere bumve abanze suzuma ati se Pamela aratendeka. Pamela nawe niyatendeka yemerera umwe, ariko uwo yemereye akaba we none akunda Pamela afite na tegeta avuga ati Pamela mbyariye umwana, nyine byonyine byaba bihagije. None Pamela ne mu guhitamo ahitamo wa musore ushaka nyine akamujyana, urumva umusore avuga ati Pamela izemo. Pamela nawe byagobye ahitamo rero wa musore unamufiteho gahunda yo kumutera inda. Ubwo ari kijambere aragicitse. Pamela tubonye ko nyine uwo musore bwahise abona ko ari umukobwa udatendeka. Yego. Noneho rero uwo musore akazajya yanga ko ahura na bro wa Pamela.
ariko ko Pamela yamubwiraga ati bro wanje azi kureba, ati bro n'abakuru banje ukuntu bashatse ni bro wanje nyine wabareberaga, ati bro nimba yavuze ati uyu muntu siwe, ati kuko ntagariwe, ati n'ababyeyi banje babishakira ko nivira mu rugo, ati bo nibareba. None uwo musore akanga kujya kwerekana Pamela iwabo. Noneho ariko uwo musore agashaka ko Pamela amwerekana ku babyeyi bo nyine nta kibazo, yamubwira ati wareka tukazajya kureba bro wanjye tukamusura akakubona, akabyanga ahubwo agashaka mu mara kuko we yaramufiteho intego nta bindi bindi. Cyane ko ntabwo yarazi ko nyine Pamela yamwemera, ntabwo yarazi ko yamukunda. Reka rero Pamela akaba ari umukobwa usenga, ukunda Imana pe, uyikunda pe. Noneho agiye gusenga Pamela umwana zaramuhanurira, aramubwira ati nyamara urukundo urimo ntago ari sawa, urureke, ntago ruririyo. Ibyo birarangira Pamela arongera asubira gusenga, noneho mu byumba ko kundi nyine abantu basenga mu byumba. Agiye baramubwira ati wa mukobwa bati bagutumye abasore babiri, ati kandi abasore babiri bazakugwisha mu mutego. Ariko Pamela mu byukuri umwe yari yaramukatiye. Pamela atekereza ati abasore babiri gute, kandi haro twakatiye ngiye nk'umutana n'umusore umwe natendeka, abasore babiri bavuye. Noneho ubwo wenda nimba wenda Imana itire mu nokare kwinjira mu mutima, atamuga ati umusore muri kumwe. None uwo munsi bamubwira ibyo bintu Pamela yari afite gahunda yo guhura n'uwo musore nimugoroba. Pamela yashyushye yateguye imyenda nyine, avuga ati nge urabizi bakobwa bagiye kureba boyfriend wabo, mva baba bameze neza bakeye. Ariko Pamela muri uko kujya kumureba, umusore akaramubwira ati sesheri ko ngukunda, ati nta kintu rwose nakwereka n'iki ngiki na kimwe wazansuye, ati ubona nagufata ku ngufu cyangwa nagira n'ibindi, ati wazaje kunsura ukamenya naho mba koko. Umukobwa nawe aravuga ati se kuko dukundana biririyo, mbona bari no kumbwira gahunda nzima, afite na gahunda yo kuzaza kureba mama. Ariko musaza akaba yaranze ko ajya kumureba kuko azi ko yamuvumbura, ati why not undi namusura. Pamela urumva yari yabyemeye, avuga ati nimfa gusenga ndibite njya kureba boyfriend wanjye. Yari afite gahunda yo kujya kumureba nimugoroba, umusore avuye mu kazi. Pamela rero ubwo ngo baramubwira ati umusore muri kumwe, ati n'ikimenyimenyi uyu mugoroba muri buhuri mufite gahunda yo guhura. Uwo musore nta gahunda agufiteho, azagutera inda akwihakane, agenda kujugunye ubure. Pamela aravuga ati ati si ibi bintu byabaho, umusore nkunda kuri yungaragariza kankunda, ufite business nka ziri yukomeye kuriya, yaza ari gukina nanjye n'umutima wanjye ariyo gahunda mfiteho. Ni Pamela nyine biramushanga. Gusa uwo muhungu urumva we uwo musore wuntumye kuri Pamela, kandi mu byukuri uwo muhungu nawe yifitiye gahunda. Pamela avuga ati kanjye ndibuze kugenda ndebe. Pamela rero ngo mu gutaha yaravuze ati Imana ibintu yambwiye nkaba ngiye kubirengaho, uko biri kose hari ingaruka ziri bumbeho. Ariko nanone hati abantu z'ibinyoma wasanga ari nk'umuntu wamubwiye cyangwa ari umushuti wanjye uri gushaka kunyiburiza amahirwe. Abakobwa arabizi iyo twakunze tuba twakunze, umva umubiri n'amaraso byose biragendana. Pamela avuga ati ariko iyo gahunda Imana yayimbwiye, ayo magambo Imana yamishuriye, karambara igisarubeti. Pamela rero akubisemo igisarubeti, akubitamo inkweto zifunze, yambara ngo afunga amabere atarabwiye ngo nakwiye afunga kugira ngo nyine uburyo uwo musore ashatse kumufata ku ngufu atabona hamenera. Pamela aragenda, umusore nyine agerayo, cyo umutima uri kota Timani ibyo yavuze igiye bigiye kunsona, wagiye kunera inda, narigiye amashuri yanjye, narigiye mu Buhinde, bacubaga koroboza nkaza mfite ama business yanjye. Ati yoze umusore nyiciye ubuzima, ati ariko sinanone umusore nyine urumva yari afite gushidikanya pe. Bueno no yaragiye gusura uwo musore kugira ngo confirme nimba koko biririyo. Pamela bagezeyo, umusore aramwakiriye, amujyana muri salo, tugambo twiza byashe ishushu, babaraganiriye. Nyine sinabikubwira kibi uwo muhungu burya ari umwana mwiza, kereka Pamela ari kubikubwira nibwo wakumva ubwana bwiza bwo muhungu. Nyine agira akarimi keza kareshyareshya ku buryo utamutekereza ibyo bintu. Umusore aramubwira ati se sheri, aturagenda utageze mu cyumba. Acyumva iryo jambo tutageze mu kibonano umutima utera icyo ibihumba. Aravuga ati Mana we, ati by'Imana mbwiye nyine. Pamela atangira kwigira mu mutima wewe. Ubwo nyine Pamela aragiye yinjira mu cyatindira, sibyo ko nabatindiye mwihangane bakunzi b'umuranga. Yani nkuru ya Pamela ubwire love story yiwe kugira ngo utazaziwe muhungu kaza gukina n'umutima wiwe ukamubabaza. Wazi yawikuyemo, aratewe inda arasoka arataha, birangira gutyo. Urumva Pamela yarababaye, kandi na mbere yaho so muhungu wenyine hari n'abandi bakundanye bamubabarije umutima. Musore
Pamela arambiye kubabara, arashaka umuhungu umukiyaringa, umuhereza urukundo rwa nyarwo, akubaka kandi akubaka urugo rw'umugisha. Ese kuri ako love story mbabwiye ka Pamela, urumva waba uri umugabo w'inzozi za Pamela? Igo Pamela rero karaka love story kiwe kugira ngo we musore wumva kuri inzozi zawe utazamubabaza. Pamela atuye hano muri Kigali, usabana cyane, aratuje, ariko mu gutuza kwe araganira nyine atera story. Isi wowe wumva uri inzozi iza Pamela, urumva umukobwa mwiza w'ikizungereza uteye nk'igisabo, wize hanze, akiga masters, akiga university, by'umwihariko muri business administration. Urumva umukobwa ari w'inzozi zawe. Niba rero uri umuhungu ukumva ko ibyo Pamela asaba ubyujuje, twandikira muri comment cyangwa se utwandikira kuri email iraho ngaho hasi, ubundi tuguhuze na Pamela. Ariko utagenzwa n'irari, kuko dufite rarimeta rarimetro iti bipima, utagenzwe n'ibindi bintu bindi ku ruhande, utagenzwe n'imitungo afite, wumvisha afite cyangwa se ibindi bintu. Ariko niba uzi ko ufite urukundo rw'ukuri ushaka gukora, kandi mwibutsa yuko amahitamo meza ari urugo rwiza, cyane ko n'umukobwa abuze umuranga yahize iwabo. Niyo mpamvu nk'umukobwa wize amashuri meza nk'ayo ngayo abashaka urugo rwiza, niyo mpamvu bayagannye umuranga. Namwe kandi mutagize amahirwe mushaka urwa mbere, turabafasha. Niba mutashaka kujya kuri kamera uraza ngagutangira ubutumwa bwawe, nawe ushaka kuza kuri kamera, welcome. Mwakoze rero cyane ko nanjye n'umuranga Tina, ndabakunda cyane, by'umwihariko umuranga family muri rusange turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.